Ikinamico Nkunda ngukunde. Umusore Damascene n'inkumi Anastasia batangiye urukundo nk'uko bisanzwe. Bagenda bahura n'imbogamizi, bagenda bazirenga kugeza igihe bashinze urwabo. Turakurikirana umukino. Mbibonamo kubaha Imana, mbibonamo no kwiyubaha, mbikora no kubaha umugabo wanjye. Uti ngwiki ng'umugabo niko ufite umugabo shambwira kuko niba ufite umugabo Ndamufite nyine. kanahe nsezera wa mubyeyi Reka ndebe ko ari hafi. uretse gato mbwiza ukuri koko ufite umugabo Ndamufite nyine. Tekereza ko nta Imana yasindirije ikamunkuramo mu rubavu rwe. disireka ibiparu mbwiza ukuri. None se nkubwire nsare. Yitwa nde atuye he? Ariko si ibibazo byose ni iby'iki. Reka mbwire uwantumye azi umusezere utaye kuko kuza hano ndabona nta gisubizo cy'ibibazo nari mfite nabonye. Buretse icara nkubwiye niko umugabo wawe abaye ko nta mpeta wambaye arafunze se cyangwa yiga hanze? Ntacyo kuri kirimo. Yego rata nkabibona impamvu nkukunda ukavuga ngo nkuteze urubwa. Ntuzongere rero. Garuka nkubaza ikindi kibazo, umugabo wawe mwarasezeranye? Ariko si uri mu biki byose birakumarira iki? Ntacyo mbwira gusa. Ntiturasezerana. None se wanyemereye ukama telefone ye nkamusaba akakundekera ko nkwikundira cyane? Ndumva nka muririmbye da. Disireka guseka zime nama kanira ndemera nkureye amaso kandi nanyemerera ndishima. Ariko se ugeze ubona umuntu muzima utanga umugore ngo atwarwe n'undi mugabo? Ikindi kandi niyo byabaho niki cyakubwira ko njye nakwemera? Niko hani koko uri umugore wande ntibishoboka. Noneho tuza nkubaza, umwana uri mu nda ntaba ari umwana? Aba ari umwana kuva igihe yasamiwe. Icyo rero ndumva ari igisubizo. Icyo ni igisubizo gute? Ibyo nakubajije bihuriye n'ibyo? Birahuye cyane. Gute? Nk'uko umwana utaravuka ntawamenya uko azaba areshya igitsina ntibimubuza kwitwa umwana cyangwa umuntu. Noneho menya nangiye kubyumva. Ubyumvise gute? Niba rero wabyumvise uhereye umpa amahoro. Ndumva ko utaramenya uzagushaka kandi utazi amazina, uko asa, indeshyo, aho nzaba ntuye nako aho azaba atuye n'ibindi. Ngaho uzaba utuye ndagusetse. Ariko nabyo nibyo da, none se sibyo aho ntuye urahazi? Ibyo si byo naguhamagariye. Ariko no kuvuga ni ugutaruka. None se uretse iryo rincitse rikaza mbere y'igihe ibindi nabyumvise neza? Wabyumvise. Bityo rero nubwo bimeze gutyo ingingo zizamushimisha singomba kugenda nzereka abandi cyangwa ngo nzicishe izuba nzinyageze n'imvura. Amayobora azayareba nta wundi urakubita ijisho. Amatayi niwe ategereje nta wundi. Sharekeraho n'ubundi rega abantu bajya bavuga ko ndi umunyamahirwe. Ariko si uri mu biki? Urimo kurota cyangwa? Ndarota koko ariko ntacyo kuko njya nkabya inzozi. Nyibwirira uko ubwoko bushobora guhinduka ubundi utahe. Ubwoko umuntu yiziho bushobora kuba atari bwo kandi bukaba bwahindurwa n'amateka ye. Nuko ari inkuru ndende nari kuzi kubwira birambuye, ariko reka nkubwire gusa imwe yabaye hakurya y'iwacu mu gihugu cy'abaturanyi. Hari umwana nyina yataye akibyara, uwamutoye akamurera amujyana gushaka umugabo. Nawe yari imfura aramukunda, bamurera nk'imfura yabo, nawe akura azi ko ari bo babyeyi. None se ubwo yamushakanye kakiri agahinja ku buryo katari kubimenya? Ceceka se wumve, kari kakiri gato, ariko abantu bose bari bazi ko ari uwabo. Bari bazi ko ari bya bindi byateye byo gukora ubukwe, umuntu akabyara muri icyo cyumweru cyangwa se akabyara yava ku kiriri bagakora ubukwe. Ariko udakabije hari aho byabaye ko umuntu akora ubukwe arangije ikiriri. Ubwo we sinzi aho iby'ubu si ibyo kuvugwa rega, abana bavutse bamusanga aho bari bazi ko ari mukuru wabo. None se iby'ubwoko byaje bite ngo bihinduke? Ariko nawe ugira amashusho kundusha. Mu gihe cy'amagumane baje kwica uwo muryango, umubyeyi asaba abo bagome ko nibura bareka uwo mwana kuko harimo umwe uzi neza ko yamutoye, amwibutsa nyina nubwo atari yarabitangaje. Hanyuma se baramuretse? Umwe muri abo bagome yasanze ari we wabyaye uwo mwana. Bigenda bite? Ndibwira ko atanakundaga uwo mwana. Shabo Imana igitabara ntacyo yabatwaye kandi nyuma ngo yatwaye uwo mwana. Reba inkuru nziza. Urumva rero ko uwo mwana yari amaze imyaka yiyita ubwoko kandi atari ubwo, kuko yaje gusanga ibyo yari azi atari byo. Yewe birantangaje. Ariko se ko kuvuga ari ugutaruka rwose wanyemereye maze nkaba wa wundi utaramenya? Ibyo genda ubitekerezeho neza, nawe nzabitekerezaho neza kandi nsenge n'Imana nyuma tuzabivuganaho. Ndagushimiye n'ukuri kandi rero nibyo umuntu akwiye kwitonda agashishoza, akajya kurahira yiyemeje ko atazatatira igihango, kazarahira yiyemeje kuzakomeza indahiro.
Ndahamya ko ibya Damascene na Anastasia birimo amasomo menshi, kuko uretse n'uburanga bwa Anastasia Damascene yashimye, hiyongeraho imyitwarire myiza, imyambarire myiza, kandi unasesenguye wasanga uyu mwari byose byaraterwaga n'uko yubaha Imana, akaba yari yarabanje gushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka. Gushaka si ugupfa guhubuka, ahubwo ni ukwitonda, kuko umuntu uzarahira ko muzabana akaramata nta kibatandukanije, akwiye kuba ari umuntu wagize igihe cyo kumenya bihagije, ukamenya imico ye kandi utakururanye nawe, ndetse ukanabisengera. Ndakuretse wisesengurire, ubiganireho n'inshuti zawe, kandi nibishoboka uzambwire amasomo wakuyemo, niba hari ibibazo umbaze. Ndahamya ko mu bice bikurikiraho tuzamenya neza uko byaje kugenda nyuma y'uko kubitekerezaho neza. Igice gikurikiraho naho ubutaha. Ndizera ko wakoze subscribe ukana no kukazogera kugira ngo kizakugereho mu bambere. Hanyuma comment iradufasha kumenya uko wabyakiriye n'inama uduha kugira ngo tubashe kugira uko duhindura cyangwa se uko twongera uburyohe bwabyo. Ikindi gukora share birafasha inshuti yawe kugira ibyo yungukira muri iyi kinamico Nkunda Ngukunde. Murakoze cyane.